Kuki wahisemo gufata umwanzuro wo kwandika igitabo gisebya umusilamu? Ubuzima bwawe bwari bumeze gute ku bijyanye n'ukwizera? Ndavuga imyemerere yawe yari imeze ite? Niki wicuza waba warakoreye idini ya Islam? Umaze kuba umusilamu, abantu ba hafi yawe babifashe bate? Numvaga ku bwanjye ko idini ya Islam ari ikinyoma, ko Islam ari yo kugendera kure. Natewe ubwoba ko nzicwa inshuro zigera ku 2000 zose. Bityo nyuma mfata umwanzuro kwandika igitabo gisebya idini ya Islam. Mana yanjye, nitaye kuri Imana yo muri Bibiliya cyangwa se uri Imana yo muri Qur'ani, ngaragariza ikimenyetso ntakuka gituma nemera 100% ko iyi nzira nshaka kunyuramo ari inzira y'ukuri. Sinshobora gusinzira iminsi 2, sinshobora kubyumvisha rwose kuko byandenze. Assalamu alaikum muvandimwe Joram Van Kraveren. Nashakaga kubanza kukubaza nti Joram ni muntu ki? Walaikum salam. Mwakoze cyane kudutumira, ni by'agaciro cyane kuba ndi hano. Nitwa Joram Van Kraveren, navutse tariki 23 z'ukwezi kwa mbere mu 1979 muri Amsterdam, mu muryango mwiza, mfite data, mama, umuvandimwe wanjye na mushiki wanjye. Rero nkuko nabivuze, navukiye Amsterdam, abari nawo nkurira, kandi nkurira mu muryango wa kirokoro ukunda gusenga cyane. Nyuma yo kurangiza amashuri yisumbuye, nakomeje kwiga ibijyanye no kugereranya amadini. Nabaye umwarimu imyaka itari myinshi. Rero mu gihugu cya Netherland nahuyemo na gahunda nyinshi cyane by'umwihariko ku bijyanye n'idini ya Islam. Rero nyuma naje kwinjira muri politike mu ishyaka riharanira ubwigenge, ndetse mba n'umwe mu bagize inteko nshinga amategeko. Bityo nyuma mfata umwanzuro kwandika igitabo kirwanya idini ya Islam. Aho byatangiye nshaka kwandika nsebya Islam, bikaba byaratumye nkora ubushakashatsi kuri nyagasani cyane, maze nyuma birangira mpindutse umuyoboke w'idini rya Islam. Ubuzima bwawe bwari bumeze bute ku bijyanye n'ukwizera? Ndavuga imyemerere yawe yari imeze ite? Mbere y'uko mba umusilamu, nasengeraga mu barokore, twasomaga Bibiliya, tunahabwa amazina yo muri Bibiliya, twarabatijwe twese, tukajya tujya gusenga mu rusengero n'ibindi. Bityo muri make twara abakristo beza muri ubwo buryo mbikubwiyemo. Nizeraga ko habaho umuremyi, nkizera ko habaho ijuru kandi habaho n'ikuzimu, kandi nizeraga abamarayika, ndetse by'umwihariko nizeraga ko Yesu ari umwana w'Imana, akaba ari nacyo gitandukanya abasilamu n'abakristo. Ndetse no mu buryo bw'imitekerereze yagutse, nemeraga ko Yesu ubwe ari we Mana. Nizeraga izuka ndetse no kubambwa kwa Yesu, kandi nkizera ko Yesu yadupfiriye kugira ngo tubabarirwe ibyaha byacu. Ariko ubutatu bw'Imana kubera ari ingingo ikomeye kuri wa wundi ubwizera n'utabwizera, iyi ngingo ihora ikomeye kwisobanukirwa, kubera ko muri Bibiliya harimo ko Imana ibaho ubuziraherezo. Bivuze ko rero iyo ubaho ubuziraherezo ntushobora gupfa, ariko nyuma tukabwirwa ko yapfuye, ugasanga rero ubwenge ntibubyakira. Ibyo byakomeje kumbera ihurizo kuva nkiri muto, mfite imyaka 16, 17, nibwo natangiye kwibaza cyane ibintu nk'ibyo, kuko ntibyanyuraga ubwenge. Negereye ndetse mvugana n'abapadiri ndetse n'abapasiteri mu madini atandukanye benshi, ariko ibisubizo bagiye bampa ntago byanyuze uko bikwiye. Ibyo nibyo byanteye guhorana impungenge zidashira mu myemerere yanjye, ariko ngeraho ndabyirengagiza, nkomeza kubyemera gutyo gusa. Ndavuga nti wenda wasanga ari ngewe ufite ikibazo udashobora gusobanukirwa ibintu nk'ibyo. Bityo nkomeza kwizera Imana, nkomeza no kwizera Yesu Kristo ko yari umuntu w'agaciro gakomeye, ariko uburyo ari umwana w'Imana ndabyihorera, nanga kubitekerezaho cyane, ndabireka gutyo gusa. Kuki wahisemo gufata umwanzuro wo kwandika igitabo gisebya umusilamu? Nyuma yo gusoza amashuri yisumbuye, nagiye kwiga muri kaminuza, niga ibijyanye no kugereranya amadini. Ikintu cya mbere cyanteye kwandika icyo gitabo, ndakeka wari umunsi wa mbere wanjye njya ku ishuri. Icyo gihe byari tariki 11 z'ukwa 9 muri 2001, aho niyumvishaga ko abasilamu atari abantu beza, ndetse n'idini yabo ikaba ari ikinyoma. Ubundi nyuma y'imyaka mike nongeye kubona mu gihugu cya Netherland umusore wari icyamamare ndetse watunganyaga amafilime witwaga Joram Van Kraveren, aho yaraswaga maze akicirwa ku muhanda. Abamurashe bashaka kumukuramo ingoto ye, maze banamutera icyuma mu nda kiriho ibarwa bandikiye undi mukobwa witwaga Ayan Herse Ali, bashaka kumubwira bati ni wowe ukurikiyeho. Maze kubona ibyo,
uko nangaga isilamu byariyongereye cyane, mperaho mfata umwanzuro wo kuba umunyapolitike, ubundi nkagira uruhare rwanjye ntanga mu guhagarika ibikorwa bigayitse nk'ibyo by'ubunyamaswa mu gihugu cyanjye. Bivuze rero ko winjiye muri politiki kubera ubuyisilamu? Yego, kandi nagombaga kubikora kubera isilamu. Ni nayo mpamvu nafashe umwanzuro wo kwandika igitabo kirwanya idini ya isilamu, kugira ngo mbwire abantu bose uburyo isilamu ari ikibazo ku batuye isi. Mu gihe nari ndimo kwandika icyo gitabo cyanjye, nk'uko nabivuze mbere, bya bibazo ntasubijwe nari mfite ku myemerere y'idini y'ubukristu narongeye muhura nabyo, kandi urabyumva nyine nagombaga kubishyigikira nk'aho ari ukuri, kuko icyo gihe nanjye nari umukristu. Igitangaje nuko ibibazo nari mfite mu bukristu ku musozo byaje gusubizwa mu buryo bwa kisilamu, kubera ko igihe natangiraga kwandika igitabo cyanjye abenshi bari bazi ko ari igitabo cya politiki, ariko mu by'ukuri nticyari cya politiki cyane nk'uko babitekerezaga, ahubwo cyari igitabo kijyanye n'iby'amadini, kuko nashakaga kwereka abantu impamvu idini ya isilamu ari idini iteje ikibazo mu bantu, bityo ibyo mbyandika mu mboni y'ubukristu. Bityo ku ntangiriro natangiye ngaragaza imyemerere y'ubukristu ku bijyanye n'Imana, ubundi nerekana n'imyemerere y'ubuyisilamu ku bijyanye n'Imana, maze nyuma ntangira kugenda mbigereranya. Ariko kubera ko mbere nari mfite ugushidikanya ku kubaho ubuziraherezo kw'Imana ku myemerere y'abakristu, maze mbona tawhid ariyo ubumwe bw'Imana bibarizwa mu myemerere ya isilamu, numva binyuze ubwenge kurushaho, maze ntangira kwibaza muri njye nti okay, reka nongere nsome Bibiliya mbashe gusobanukirwa birushijeho, maze nsanga uko abakristu bafata Imana atari ko abayisilamu bayifata. Ariko ubwo nasomaga isezerano rya kera muri Bibiliya, maze mbona ko intumwa zo mu isezerano rya kera zose zavugaga Imana Imana Imana. Ndavuga nti okay, nta kibazo, nzafata amagambo ya Yesu Kristo gusa mu isezerano rishya. Bityo harimo inkuru mu isezerano rishya aho umusore yaje abaza Yesu Kristo ati, ni ikihe kintu cy'ingenzi kurusha ibindi kibaho? Ni gute nabona ijuru? Aramusubiza ati, hari ibintu bibiri, hari Imana imwe kandi wite ku muturanyi wawe nk'uko nawe wiyitaho. Bituma ntekereza nti okay, kabone nubwo Yesu Kristo yaba hari, Imana yawe ihora ari imwe. Ndiyumvisha nti okay, iyo ndumva imeze neza nk'imyumvire y'idini ya isilamu, kandi ikaba inyura ubwenge kurushaho, ndetse kandi akaba ari imyemerere nasanze mu isezerano rishya ndetse n'irishaje bya Bibiliya, kandi nkaba mbizi ko ubukristu ari idini ryigisha ikindi kintu kitameze nk'imyumvire nge nisomeye ubwanjye muri Bibiliya. Bityo nyuma y'iminsi myinshi namaze nkora ubushakashatsi nsoma ibitabo byinshi bigiye bitandukanye, ngera ku mwanzuro w'uko byashoboka cyane ko kuba Imana ari imwe rukumbi ari ukuri ntakuka. Naho natangiriye kuyoboka. Ni ibiki wifashishaga igihe wakoraga ubushakashatsi? Kubera icyo gihe nari meze nk'uwatunguwe cyane, natangiye kwandikira abayobozi batandukanye bakuriye ayo madini nari ndi kugenda ngereranya, ariyo isilamu n'ubukristu. Rero umwe mu bo nandikiye yari Sheikh Hakim Muradi, akaba afite urwego rwa profesora yakuye muri kaminuza ya Cambridge mu Bwongereza. Urebye nari meze nk'uwataye umutwe, kubera ko icyo gihe nari umunyapolitike, maze nkaba ndi no kwandika igitabo gisebya ubusilamu, kandi mfite n'umugambi wo kurwanya idini ya isilamu. Ariko ngatangira kubwira umuprofeseri w'umusilamu uba mu kindi gihugu, mubwira ngo ushobora kumfasha. Bityo ndaramubwiye nti hari ibitabo ndi kwandika kandi mfite ibibazo byinshi cyane binkomereye, kuko nari ndi kwibaza nti kuki isilamu ishyigikira iterabwoba, kuki isilamu ikandamiza umugore, kuki isilamu irwanya ubukristu n'ibindi n'ibindi. Bityo nyuma yo gutekereza hafi y'ibyumweru 6 yaje kunyoherereza ubutumwa kuri email bwankoze ku mutima cyane, aho yagiye ansobanurira kimwe ku kindi muri bya bibazo nari mfite muri nge. Ubundi yahise ambwira ati, soma ingingo iyi n'iyi, soma ibitabo ibi n'ibi, baza uyu n'uyu. Mbese yaramfashije cyane, uburyo yansobanuriye rwose cyane. Maze nyuma nasomye ibyo bitabo byose yambwiye n'izo ngingo zose, ubundi ntangira kugereranya hagati y'intumwa zose nasomye mu isezerano rya kera n'intumwa Muhammad. Naravuze muri nge nti okay, nimba nemera intumwa Mose n'ibyamuranze byose, ariko sinemere intumwa Muhammad, haba harimo ikibazo rwose. Ndavuga nti ese ubundi kuki ntakumva ko nawe yari intumwa y'Imana? Ndakomeza ndibaza nti ese ni ukubera ko yari afite abagore benshi? Nkomeza nibaza nti ariko iyo turebye no mu mateka dusanga nk'umwami Salomo
cyangwa umwami Dawudi, Aburahamu n'abandi benshi dusanga muri Bibiliya bose bari bafite abagore benshi. Ndetse niyo turebye hanze y'ibitabo by'amadini mu mico y'ahantu hagiye hatandukanye nk'i Burayi, muri Afurika, muri Aziya n'ahandi ku isi dusangamo abagabo bari bafite abagore benshi ku mpamvu zitandukanye. Bityo ndibaza nti ndakeka iyo itaba ari impamvu ifatika ituma Muhammad ntamwita intumwa kuko yari afite abagore benshi. Impamvu zose nibazaga zatumaga ntafata intumwa Muhammad nk'intumwa y'Imana nasanze nta gihamya zose zifite. Bityo mfata umwanzuro wo kuvuga ko nimba ntagomba kwemera ko intumwa y'Imana Muhammad ari intumwa y'Imana, n'abandi bose ngomba kubahakana kuko bakoraga bimwe, kandi ibyo sinabyemeraga ko bose mbahakana kuko bakoraga ibitangaza, ibikorwa bakoraga n'ibindi, kuko twabamenyeye ku byo bakoraga ndetse n'ibyo bavugaga. Ndongera ndibaza nti cyangwa se ngomba kwemera intumwa y'Imana Muhammad ko ashobora kuba ari intumwa y'Imana by'ukuri. Bityo nagumye mbigiramo urujijo. Mbere niyumvishaga ko intumwa y'Imana Muhammad yari umuntu mubi cyane bitewe n'amateka nasomaga, ariko nyuma naje kuvuga nti byashoboka ko ibyo nasomye atari ko biri, akaba atari mubi nk'uko bamwe babivuga, ariko wenda si intumwa y'Imana. Nyuma nkomeza kwibaza mvuga nti byanashoboka ko yanaba intumwa y'Imana. Icyatumye ntekereza gutyo ni ukubera nasomye ibitabo byinshi cyane kandi mbisoma nta buhezanguni burimo, nk'uko nabisabwe na Abdul Hakim Muradi, aho yambwiye ati ibitabo urimo gusoma birwanya Islamu uzasanga byaranditswe n'abatari abayisilamu. Akomeza agira ati bityo tangira usome ibitabo byanditswe n'abamenyi b'abayisilamu ndetse n'abarimu muri Islamu gutyo gutyo. Bityo nanjye nk'ibyo nibyo nakoze, ndetse mbikora ku buzima bw'intumwa y'Imana Muhammad kubera ko nasomye igitabo cyanditswe n'uwitwa Martin Lings avuga ku buzima bw'intumwa y'Imana Muhammad. Ni nabwo bwa mbere nari nsomye amateka y'intumwa Muhammad atari umuntu w'umunyentambara gusa nk'uko bamuvugagaho mbere cyangwa se nk'uko namutekerezagaho mbere, ahubwo namubonyemo nk'umubyeyi wanjye, mufata kandi nk'inshuti yanjye, ndetse mufata nk'umwarimu wanjye n'ibindi. Kandi imico ye yatumye ngira umuhati wo gusoma byinshi, bigatuma ndushaho kumenya byinshi kuri we. Niki cyagutunguye cyane igihe wari uri gukora ubushakashatsi? Ni inkuru y'umugore witwa Hindu. Navuga ko rimwe mu zambere imbarutso yo guhinduka kwanjye, kuko impamvu nuko uwo Hindu yari umufasha w'umwe mu banzi b'intumwa y'Imana Muhammad, aho bamuhaye amafaranga ngo yice umuntu witwaga Hamza, wari se wabo w'intumwa y'Imana kandi intumwa y'Imana yakundaga cyane. Uwo Hamza amaze kwicwa bamukoreye yicarubozo, bamuca amatwi, bamuca amazuru n'ibindi bikorwa bya kinyamaswa. Nyuma y'ibyo byakozwe rero intumwa y'Imana byarayibabaje cyane bikomeye. Nyuma natangajwe no gusoma muri icyo gitabo cy'amateka ko nyuma y'uko intumwa y'Imana ibaye umuntu ukomeye Imaka, yaje guha imbabazi uwo Hindu, ariko amuha kondisiyo y'uko adashaka kongera kumubona mu maso ye. Nkomeza nibaza nti umuntu uha imbabazi umuntu wamushinyaguye gutyo ntasanzwe, ni ibintu utapfa kubona kuri iyi si, ariko intumwa yo yarabikoze rwose iramubabarira. Nkomeza kwibaza muri nge nti uyu mugabo ntabwo asanzwe rwose arihariye. Maze gusoma imyitwarire ye n'uburyo yitwaraga ku bantu, uburyo yitwaraga ku banzi be, nibwo nahise mfata umwanzuro mvuga nti ubu mfite gihamya ntakuka zimpamiriza ko uyu mugabo Muhammad ari intumwa y'Imana. Ariko muri ngewe bikomeza kuntera ubwoba, nkomeza gutekereza muri nge nti ko nemeye ko Imana ari imwe rukumbi, nkongera nkavuga ko Muhammad ari intumwa yayo, ubwo muri make genda gusa nkaho natoye ashadu nkaba umusilamu. Bityo ndavuga muri ngewe nti reka mfunge ibitabo byose ndeke gukomeza gukora ubushakashatsi, kuko ndabona biri kunyerekeza mu nzira yindi ntifuzaga kujyamo. Bityo kuva ubwo ntago nari nkiri umwanzi w'idini rya Islamu, kubera ibyo nari maze gusoma nibyo nasobanukiwe ntarinzi ku bijyanye n'idini rya Islamu. Icyo nakubwira nuko ibyambayeho icyo gihe byari bimeze nk'ikinamico, ariko nyuma byaje kuba impamo. Icyo gihe ibitabo byose byari bishashe ku meza, ndatekereza nti mu by'ukuri ni nkaho namaze kuba umusilamu mu zindi nzira. Bityo mpita mfata ibitabo byose njya kubishyira mu kabati, mbishyira hejuru cyane rwose. Gusa byari ibitabo byinshi cyane biruzura kugeza ubwo byageze aho bihanuka bigwa hasi. Kimwe muri ibyo bitabo byaguye hasi cyari Qur'ani. Ubwo nari ndi kuyitora hasi, ikiganza cyanjye cyafashe ku rupapuro ruri ku isura ya 22 umurongo wa 46, aho uwo murongo wavuga guti ntabwo ari amaso atabona ahubwo ni imitima itabona. Maze ndatekereza muri nge, numva nanjye mu by'ukuri ari cyo kibazo mfite, kuko ikibazo ntago ari amaso nari mfite,
kuko nashoboraga kubona n'amaso yanjye ibyo nari naranditse mu gihe nakoraga ubushakashatsi. Nta muntu wampatiye kwandika icyo gitabo, nta muntu wantegetse ngo nandike biriya cyangwa se sinandike biriya. Natangiye kucyandika ku giti cyanjye kandi nabonaga ari ukuri n'amaso yanjye, ariko kwinangira nanga kwemera ibimenyetso nari nabonye ubwanjye, aho nari maze gusobanukirwa ko Muhammad ari intumwa y'Imana kandi ko Imana ari imwe rukumbi. Nkomeza mvuga nti Mana yanjye, nitaye kuri Imana yo muri Bibiliya cyangwa se uri Imana yo muri Qur'ani, ngaragariza ikimenyetso ntakuka gituma nemera 100% ko iyi nzira nshaka kunyuramo ari inzira y'ukuri. Bityo mitajya kuryama ku buriri, ariko icyo gihe mbyuka numvishe ntuje, mfite umutuzo mwinshi muri ngewe ku buryo ntarigeze ngira umutuzo nk'uwo mu buzima bwanjye. Ugushidikanya no kudasobanukirwa nari mfite muri ngewe numva byarangiye byose nk'uko urubura ruyonga iyo hari izuba. Ntangira kwibwira muri nge nti okay, numva nabaye umusilamu, bityo ngomba kubitangariza abandi bakabimenya. Umaze kuba umusilamu, abantu ba hafi yawe babifashe bate? Abenshi muri bo barabirwanyije, birumvikana benshi ntibabyishimiye, by'umwihariko abo mu muryango wanjye ba hafi, kuko byari nk'igikomere kuri bo, kuko bo babimenye babibonye mu bitangazamakuru. Ikindi maze kubabwira ko nabaye umusilamu, mama wanjye yaraturitse ararira. Umugore wanjye we ntago yabikomeje cyane kuko ni umuntu usobanutse cyane. Yaravuze ati nimba koko wasanze idini rya Islam ari ryo dini ry'ukuri, ni amahitamo y'umutima wawe. Bamwe mu bo twakuranaga bo bakimara kubyumva baratunguwe cyane, birabarakaza cyane. Natewe ubwoba ko nzicwa inshuro zigera ku 2,000 bikozwe n'abantu banshigikiraga mbere mu rugendo rwo kwangisha abantu Islamu, n'abantu bari barantoye mu nzego za politike. Abantu bagiye bambwira ibintu bigiye biteye ubwoba cyane, ngo bazafata umugore wanjye ku ngufu, ngo bazandasa n'abana banjye n'ibindi. Ariko abenshi muri bo wasangaga ari abantu batagira icyo bakora, ahubwo ari ugutera ubwoba gusa, ari ukwandika kuri computer gusa. Birumvikana byari ibihe bikomeye cyane kuri ngewe. Ikindi kandi nagombaga kubibwira abo nakoreraga, kandi cyari ikigo cy'abakristo. Bityo mbibwiye boss wanjye arambwira ngo nago yabyizera. Akomeza ambwira ati okay, ndatekereje ko wahinduye idini ubwo nakumvaga uri gutanga ikiganiro kuri radio utuje ku ngingo zimwe na zimwe, mu gihe nari nkumenyereye uvugana amakare cyane. Kumbe wari wabaye umusilamu? Nyuma ndamubwira ngo nibyo rwose nabaye umusilamu. Arambwira ati kubera ibyo sinshobora gusinzira iminsi 2, sinshobora kubyumvisha rwose kuko byandenze. Ariko nanone ibihe byankomereye cyane ni igihe nashakaga kubwira sogokuru ko nabaye umusilamu, kuko sogokuru yari mu zabukuru cyane, ategereje gupfa kuko yari afite imyaka 93, 94 gutyo. Hari igitanda yahoraga aryamyeho mu rugo ategereje urupfu. Icyo gihe rero nari mfite ubwoba ko nshobora kubimubwira agahita ahera umwuka, ariko ndashimira Imana ko nabashije kubyitwaramo neza akabyakira nubwo byari bikomeye. Ese ni ibihe bihe byagukomereye wahuye nabyo nyuma yo kuba umusilamu? Okay, birumvikana kuba umusilamu byari ibintu bikomeye cyane kuri ngewe, kuko nagombaga kubibwira abantu bose umuryango wanjye, mbese byari binkomereye cyane. Ikindi cyankomereye ni uburyo umusilamu wese agomba kwitwara mu buzima bwe bwa buri munsi, kuko nk'umukristo w'umurokore urebye uburyo abaho, ntago ibyo akora byose agomba kubikora mu buryo bwa kidini, ariko nk'umusilamu aba ari itegeko ko asenga 5 ku munsi, agomba kurya mu buryo bwihariye, agomba gutekereza mu buryo bwihariye, agomba kuba mu nzira nziza ibihe byose, kuko uba ugomba kugira umubano mwiza n'umuremyi wawe. Ubwo ni ubunararibonye bwanjye. Ubwo rero maze kuba umusilamu naratekerezaga nti okay, nzaza nsenga 5 ku munsi, sinshobora gukora ibi, sinzakora biriya, ngomba gukora ibi n'ibindi. Ibyo rero nibyo byankomereye cyane, ariko nyuma maze kuba umusilamu nasanze bidakomeye na gato. Ese abana bawe uzabarera nk'abayisilamu? Birumvikana umuntu aragerageza uko ashoboye. Sinzi koko nimba nzabikora nk'uko bikwiye, gusa numva ari akazi gakomeye cyane, by'umwihariko muri ibi bihe tugezemo. Iyo abana banjye bafite ikibazo kijyanye n'ubukristo bajya kubibaza mama wabo akabasubiza gikristo, baba bafite ikibazo kijyanye na Islamu bakaza kumbaza nkabasubiza nta kibazo. Niki wicuza waba warakoreye idini ya Islamu? Ni igihe numvaga ko Islam ari ikinyoma, kuko nakundaga kubivuga cyane. Islamu ni ikinyoma, Qur'ani ni uburozi. Ariko kuvuga ko Islam ari ikinyoma
byari ukuvuga ko idini yose ari ikinyoma n'ibikomoka kuri ryo byose ari ikinyoma. Kugira intekerezo nk'izo nibwo bujiji burenze ubundi bwose bubaho. Icyo kintu nicyo kintu nicuza cyane nakoze, kuko nafataga isilamu yose n'ibiyikomokaho byose nk'ibinyoma, kuko nari umuheza nguni icyo gihe. Hanyuma nirihe jambo wasoza ubwira abadukurikiye? Narishimye cyane maze kuba umusilamu, bityo nanjye nkaba nkangurira buri wese kuba umusilamu, kuko biha roho yawe umutuzo, bikanaha umutuzo umutima wawe. Ibi mbabwira ni ukuri, isilamu ikorana bya hafi na roho ndetse n'umutima. Kandi umuntu ushaka gusobanukirwa imyemerere y'abasilamu azasome ibitabo, asoma amateka y'ubuzima bw'intumwa y'Imana Muhammad. Ntukarebere isilamu ku myitwarire y'abasilamu gusa, kuko hari abasilamu benshi bataba mu buzima bwa kisilamu. Urugero nkanye, mu by'ukuri ntago buri gihe nge nitwara nk'umusilamu w'ukuri, nubwo nakagombye kwitwara nkawe. Ariko icyangombwa nuko umuntu agomba kureba uw'icyitegererezo kuri twe twese, ariwe intumwa y'Imana Muhammad. Kandi umuntu wese uzasoma amateka y'ubuzima bwe, birashoboka cyane ko azabona urumuri rumuyobora mu nzira y'ukuri.